roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri avenue yo kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 78899900576. Yes, reka twongere tubifurize rero igicamusi cyiza, igicamusi cy'umugisha, umugoroba mwiza kuri mwe mutwumva mu masaha y'umugoroba. Turabasuje cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rwose. Mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi ku gicamunsi cyo ku munsi wo kuwa gatanu, turi tariki 29 z'ukwezi kwa 11, turi mu mwaka wa 2024. Harabura iminsi rwose itarenze umwe wonyine kugira ngo tube twinjiye mu kwezi kwa nyuma, n'ukwezi gusoza rero uyu mwaka wa 2024, aho tugomba kuva muri kwa 12 duhita twerekeza mu mwaka wa 2025. Igiro kirageze ngo mbifurize rwose umwaka mushya muhire, ndu wa mbere nk'abakunzi twabanye muri uyu mwaka. Mu gihe gito dushobora kuza kwa rwose duteye umugongo twerekeje mu mwaka musha. Hanyuma muri amasaha murabimenyereye, iyo tuje muri amasaha tubazane icyitwa update, birumvikana na amakuru tubazane agezweho, ariko n'ubundi nk'ibisanzwe tugenda twibanda hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu rugamba rukomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatwumva mwamaze kuva mu kazi rwose mwibere mu rugo, munyemere twimanukanire na update mwumve ukuntu bimeze. Ariko ku rundi ruhande niba utarakanda na subscribe rero nicyo gihe ngo ihita uyikanda kugira ngo nawe uzajye ugenda n'amakuru agezweho gatanu kuri kagenzi kako. Nyemera duhera hano muri territoire ya Rucuro mu gace bita cyangwa se muri Gorpoma ya Binza. Gorpoma ya Binza, iyi Binza rero ikaba byaramenyekanye rwose ko yahoze ari indiri y'uyu mutwe wa FDLR. Ubu tuvugana ariko ubu tuvugana rwose mu 23 akaba komeje gahunda cyangwa se gukora ama operation yo gusukura aha hantu, dore ko babageranije barimo kubakoramo icyitwa akazi, barimo kubakoramo icyitwa umusiri. Ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera rwose, akaba ari kubashwiragiza, bari kubakoresha icyitwa ibare, bari kubakinisha gatamba hariya muri amashyamba ya za Binza. Amakuru mbafitiye muri amasaha nuko maze kumenya ko aba FDLR benshi, umubare mwinshi cyane umaze kwambuka werekeza muri iki gihugu cya Uganda. Niho bari guhunga berekeza, abenshi ngo imbunda bakaba bari kuzihisha hara mu bihuru rwose, aho M23 tiri gusanga bazipfuritse ahantu hamwe, handi bagasanga bazitabye, bazihambye, bazishinguye rwose ne uniform bagashingura, ubundi bagahita birukanka urw'amaguru rwose biyambare civile bagahunga berekeza mu gihugu cya Uganda, mu nkambi ziri hariya muri Uganda. Abantu muri Uganda muri kubona impunzi nshya, muze kwitonda, mwitonde izo mpunzi ziri kuza nshya n'aba FDLR, koko mana aba FDLR kabutindi. Ariko n'ubundi rwose tutana kwirengagiza ko ashobora no kuba harimo n'abaturage mu by'ukuri bisaba gushishoza. Ariko ndababwiza ukuri amakuru mbafite cyangwa se breaking news bazaniye muri amasaha nuko FDLR barimo barahungira hariya mu nkambi zahara mu gihugu cya Uganda, bacitse urugamba hano muri Binza. Ntabwo ari gusaba ari guhungira, kuko naje kumenya ko ababuze uko berekeza hariya mu by'ukuri muri Uganda
barimo gukwirakwira cyangwa se barimo kugenda bisunga ibishamba bagenda bararaguzwa mu by'ukuri umugani wa yandirimbo finally bikaza kurangira mu by'ukuri bisanze hano muri uyu mujyi wa Goma. Naho buriya ngo haratsitse hameze gutya cyitwa FDLR ziruzuye hariya ziruzuranye mu by'ukuri nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho. Iyi nkuru mbere yuko nyibazanira mwibuke ko mu minsi yashize nigeze kwabwira ko hari drone yanjye mu by'ukuri yagiraga itya rwose yabaga hari muri za Rucuro ikazajya igera rimwe za Giseguro ikagera iyo ngiyo za Kinyando nyi ikagera iyo ngiyo rwose za Kiwanja. Yaje kumbwira ko iyo drone ikaba iba hehe ikaba ibirindo byo biri hano igoma. Yambwiti natangaye cyane kuba naragiye rwose igihe najyaga hariya muri za Rucuro hari aba FDLR nasangaga ku mabariyeri rwose kiragiye guverinoma ijya hari bipambye bibanze cyangwa se rwose bifunze bipanze akazi barimo barasoresha. Ariko ubu tuvugana ati ndimo ndababona hano umujyi wa Goma rwose barimo gucyaracyara bameze bumye iminwa inyota yabishe rwose barahunze baraza ubuzuranye hano mu nkambi haza hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Urumva ko barimo guhunga. Iyi nkuru rero y'uyu munsi ikaba ije n'ubundi confirma ko aba FDLR hano hantu batamerewe neza naka na gato. Iyo ni breaking news no mu bijyanye n'intambara. Twagiye breaking ku bijyanye n'urugamba kuva mu masaha ya mu gitondo muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 29 z'ukwezi kwa 11 2024 ahagana ku isaha saa 12:30 FARDC ndetse na FDLR ndetse na MAI MAI y'umugabo bita ngo ni Kabido cyangwa se MAI MAI Kabido bateye ibirindiro bya M23 force za M23 zira ahantu bita ngo ni Kikubo ya Kirumba cyangwa se muri Kirumba. Bakabarongo bayigabyo ibitero simusiga bikomeye cyane. Ariko ibyo bahaboneye bakunze Jeune Official ntabwo ari ibyinaha baje kuhabonera urw'imbwa aboneye ku mugezi kuko baje gusanga n'ubundi ngo M23 ibiteguye iryamye amajanja bari muri ambushi zabo neza nkuko n'ubundi basanzwe babikora. Ndetse n'amakuru ngo bagiye guhaguruka bayazi neza bazi n'umubare umanutse bazi n'umubare rwose uje. Icyaje kubaho nta kindi nuko baje kubakiriza icyitwa urufa rw'amasasu ndetse rwose n'ibiturika nka za atitanka ndetse rwose na za RPG cyangwa se RPG zose zakoreshwaga. Aha rero ngo hakaba uwari uyoboye iyi MAI MAI cyangwa se Comanda w'iyi MAI MAI Kabido ntabwo yaje gusubirayo kuko ari mu basirikare cyangwa se ari mu barwanyi basigaye muri iyo mirwano yaramutse muri iki gitondo hariya mu by'ukuri muri Kirumba. So ubu tuvugana rero barakubwira ko rwose bituje cyangwa se hamusizamo amasaha 2 yonyine hatuje kuko ubu turi mu kiganiro ku isaha 9 ziri gushyira saa 10 haciyemo amasaha 2 yonyine. Mu by'ukuri uru rugamba ngo rucwekereye M23 iri kugenda isaka ireba mu by'ukuri izi nyeshamba cyangwa se abasirikare bagiye batakara ku rugamba. Inkomere ndetse n'amayiti ni byinshi cyane hariya mu by'ukuri M23 ngo ikaba yabakozemo akazi gakomeye cyane. Uyu mu by'ukuri uyu Comanda wari uyoboye ingabo za General Kabido yahasigaye ndetse asigarana n'abandi. Urumva Comanda iyo aguye ahantu cyangwa se iyo asigaye ahantu babigaragara rwose cyangwa se birazwi neza ko haba hari n'ibitambo biba byasigaye aho hantu. Ibindi rero bijyanye n'urugamba munyemere mu kanya mu yandi masaha rwose ari imbere nabyo turi buze kugenda tubigarukaho kuko mfite amakuru arimo kumbwira ko na hano muri teritwari ya Warikare naho ibintu byari bicika ibintu byari bindi urugamba naho rwari rwaciye ibintu aho M23 yagerageje rwose gukora ibishoboka byose kugira ngo ibe yafata ibikoresho n'ubundi FARDC ndetse na FDLR bazanaga rwose babyinjiza hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Pinga rwose babizana kugira ngo bebe babyifashisha basheringa barasa mu by'ukuri muri eneo cyangwa se mu birindiro M23 irimo hano za Burayi ndetse na za Peti muri rusange. Ntago byaje kubahira rero kuko M23 yagize itya batarabyestara neza rwose batararodinga iza kubagabaho igitero simusiga. Iki gitero nkuko amakuru arimo kugenda angeraho rwose kikaba ari igitero cyasize nabwo rwose bahatakarije ibikoresho byinshi cyane muri rusange. Narabibabwiye muri amasaha cyangwa se muri iki gihe cyangwa muri amatariki rwose donc plutôt muri amasaha narababwiye nitwa twibere mu kintu cyitwa breaking news. Hanga bigenze bite mwoka byarama Isso aqui acontecer no supermercado number 1.
Isso que acontecer, isso aí. No supermercado, number 1. Ndabona rwose ari supermarché ihiye yatokombeye. Reka nze iyi nkuru ntabwo ndibuze kubahera inkuru mu yindi, munyihangane ndabanza nyorganize neza ubwo mu masaha nimugoroba mushonje muhishiwe, kuko ndabona rwose ibintu ntabwo bimeze neza cyane. Aha ntabwo bimeze neza cyane. Ndaje mbyorganize, reka mbahe ibyo nabateguriye. Hanyuma rero indi nkuru ingezeho nta n'iminota 30 irashira, ndababwiye ntubu turi ku isaha saa 9 n'iminota 40 na ziri gushyira saa 10. Wumve ko hakiri kare cyane, nta minota myinshi ishize maze kwakira amakuru ndimo gukura kuri drone yanjye iri hano kuri iki kibuga cy'indege igoma. Maze kwakira amakuru ambwira ko SADC Angola imaze gusuka indege yo mu ya Angola, ngo imaze gusuka ikintu cyitwa ibikoresho byinshi cyane hano muri uyu mujyi wa Goma. Mu minsi yashize nibwo nababwiraga ko SADC bakoze inama iharare muri Zimbabwe, niba nibuka neza ni muri Zimbabwe, ni muri Zambia, ni Zimbabwe, bahakoreye inama ikomeye cyane. Iyi nama giseke dakora avuga ati nyamara mu by'ukuri ibindi bihugu byaraduteranye muri EAC, mu gihe nyamara uyu muryango icyo twarahiriye gutabarana. Ati none nagiye gutangazwa mbona no kubona haje Afrika y'Epfo, haza mu by'ukuri Tanzania, ndetse mu by'ukuri hazamo n'abanyemarawi, abandi mwese mwaraduteranye. Bati nyamara tuzagwa ibikoresho n'iki byose, atari gukomeza urugamba, atari ibyo kwivanga mu ntambara ntago bishoboka. Ikigero SADC yavugaga ko rwose ishaka kwiyongeza igihe kingana n'undi mwaka. Hanyuma ni byinshi byagiye bibera hariya, ibindi bigenda biba ibanga. Ariko noneho amakuru mfite cyangwa se andi makuru nzanye muri amasaha nuko namaze kumenya amakuru ko abarwanyi mu by'ukuri bishoboka ko bagiye kuza ba Angola nabo birashoboka, kuko ngo ibikoresho byabo mu masaha make rwose ashize babisukanuye hano ku kibuga rongo bakaba hasutse ibikoresho byinshi cyane biri kuza mu makarito. Ni indege ya Angola yabisutse cyangwa se yabizanye ibishyira aha ngaha, uburongo bakaba bari gutunda n'imodoka za gisivile. Ukibaza rero niba ari ibicuruzwa bari kuzana, niba ari ibiki gusa. Ariko mbaye breakinze cyangwa se mbaye mbagejeho inkuru mu by'ukuri ndu wa mbere. Mwumvishe ngo SADC cyangwa se muri zingabo za SADC z'umuryango wa SADC hamaze kuba hazamo na Angola. Mumenye ko ibi rwose bishoboka cyane, ntimuze kwibreminga, birashoboka cyane kuko tumaze kumenya ko indege ya Angola irimo irapakurura ibintu hariya. Nubwo ntarabasha kubyinjira cyangwa se drone yanjye itaramanuka hasi neza cyane ngo ibyinjiremo ngo ndebe ngo ni biki, kuko biri mu makarito, birapfutse cyane. Imodoka zirimo kubitunda, imodoka zirimo kubitunda. Sinzi rero ikigiye kuba, sinzi niba Gisekedi yabaje gutabarwa. Gusa ikigaragara cyo nuko ibintu biri buze kubera hanga rwose bitari buze kuba byoroshye muri ku kwezi cyangwa se muri izi mpera z'uyu mwaka tugiye kwinjiramo, dore ko habura iminsi mike cyane itarenze rwose 32 kugira ngo rwose tube twakwinjira mu wundi mwaka mu byagara cyangwa se musha muri rusange. Nyuma yuko aba barimo baraza, ndagira ngo nongere mbibutse ko masaha mu gitondo nababwiraga ko Angola nayo aprito ya Senayo bateranira Arusha. Ubwo nimvuga Arusha murabyumva ni muri Tanzania. Ikintu gitangaje cyane biri kubera mu Arusha muri Tanzania, mu gihe iyi Tanzania iba muri EAC ariko ikanaba muri SADC. Iri ahantu hombi icyarimwe. Ese mu by'ukuri ko twagiye twumva ngo birashoboka ko bashobora kuba bagiye kuganira ku by'ibi bintu biri kubera aha ngaha. Iyi Tanzania tukaba tuzi ko iri hano muri SADC. Ese EAC nivuga ko byabananiye cyangwa se SADC yananiwe bagiye kugira icyo bakora. Ibi ntago ari ikimenyetso kigaragaza ko mu by'ukuri Tanzania ishobora guhita ijya kubabwira iti baraje. Ibintu ntago byoroshye rero.
ibintu rwose wabikurikirana neza ukabona ko bitari buze koroha, kuko urumva ko mu by'ukuri uru ruhande rwose ibintu ntago biri buze kuborohera n'aka na gato. N'aka na gato rwose ntabwo biri buze koroha. Hanyuma ndagira ngo mu by'ukuri twirebere ikigiye gukurikiraho nyuma yuko ubu tuvugana izi ngabo z'abamayimayi ziri hano muri iki kiba cya Nyiragongo. Ubwo naho twahise tuhagera nyuma yuko zabwiwe ko mu by'ukuri zigomba kuba standby class 1 bitewe nuko ngo M23 iri tayari yiteguye ngo kuba yamanuka muri uyu mujyi wa Goma. Bityo ngo bakaba basabwe ko bagomba kumanuka bakitegura ngo bakatwara imbunda zikomeye cyane z'imisada n'inki zose, noneho ngo bakitegura gusubiza inyuma ibitero bya M23 igihe icyo ari cyo cyose byaba bishe. Ese ibitero barabisubiza inyuma? Ese biragenda bite? Karabaye ibi bitero biragenda bite? Ni ikibazo rero ushobora kuba wakwibaza, dore ko mu by'ukuri bavuga bati M23 igiye kumanuka, bati kandi ni imanuka rwose abazarendo rimwe mu mazi iminsi muri kuva ko ngo muzasubiza inyuma ibyo bitero. Bati rero turategereje ko mugomba kugira mute, mugomba kubisubiza inyuma. Ese ibi bitero barabisubiza inyuma? Ni ikibazo nanjye ndimo ndibaza. Ese koko M23 yaba ko kigiye kumanuka? Iki nacyo ni ikibazo ukwacyo rwose umuntu ashobora kuba yakwibaza. Gusa amwe mu makuru nge rwose yo kuvuga ngo bagiye kumanuka, nge ubwanje ntayo mfite, naba nkubeshe rwose mvuze ngo bagiye kumanuka. Sinzi aho aya makuru FARDC baba bayakuye, naho rwose ibi bihuha biba byagiye bituruka. Nguko rero ngayo nguko mwabantu mwe, ibintu ntago biri buze koroha n'aka na gato. Hanyuma rero mu by'ukuri tugaruke gato cyane hano muri Sud Kivu. Amakuru arimo aratugeraho aragaragaza ko mu by'ukuri ibitero bikomeje kugenda, ibitero bya mayimayi ndetse rwose n'abazarendo ngo bikomeje kugenda, ubwo harimo n'aba FDL ngo bikomeje kugenda byivugana aba mu bwoko bw'abanyamurenge batari bake, aho rwose ku munsi ejo hakize ngo haguye cyangwa se ngo habayeho ibitero byo guhangana n'umutwe witwa Twirwaneho, haza kugwamo abaturage bagera ngo muri 4 rwose bahasize ubuzima, abakomeretsebo imibare ntago yigeze ijya hanze. So ibiro biragaragaza iki? Biragaragaza ko mu by'ukuri bishoboka cyane kuba urugamba rugiye kuba urugamba, ibintu bigafata indi ntera. So sinziro ikiri buze gukorwa, gusa ikigaragara cyo nuko aha hantu haraza guca uwambaye rwose, kuko nava ko Twirwaneho yavuze iti uko byaba kose tugomba kwihorera abaturage bamaze kuba bahasiga ubuzima bitewe n'ibi bitero twe twagabweho n'aba wazarendo. Ese biragenda bite? Byose n'amakuru turi buze kugenda tubakurikiranira gatanu kuri kagenzi kako. Ikindi rero turi buze kugaruka tutagenda rwose tutagarutseho, nuko turi buze kugenda rwose tunavuze ko hari izindi nkuru ziri kugenda zivuga ko n'ubundi ya nkuba isanzwe ikubita aba FDL bari kwitoreza mu rya Kibira, ya nkuba bavuga rwose kitagira amazi. Ku munsi w'ejo indi nkuru yongeye gutrendinga ivuga ko n'ubundi hongeye gukubitirwa rwose abandi basirikare bawazarendo bari kwitoza, cyangwa se aba FDL bari kwitoza, nkuko amakuru yagiye abigaragaza. Bise ko mbona amakuru kandi akomeje kugenda zadi. Ibi ni ibiki? Ubundi bwato se bwarohamye mwoka byaramwe? Ngaho da. Ibi ni ibiki? Kabaye mwoka byaramwe. Hapa ni Poro Bisengimana Goma. Walikuwa wanakimbizana na polisi, inaanguka hapa kwa hiki Kuporo, jo iko MAI, jo kwa ikokota waitoshe ndani sasa. Haka hapa ni Kuporo Bisengimana, tenisi zile za wapolisi. Tuwapile iko chini, jo kwa ikokota sasa. Kwa iwuru, kama wataifika, kwa kama wataifika.
Joel, Aviana la Baukot. Ora Aviana Baukot. Joel Aviana Baukot. Rapire ko China. Aviana la Baukot. Polisi zilikuwa kimbizana. Na tuapine. Baada tuapine ko China ndio. Apina Baukot. Ndabona rwose ari ibintu bisa naho harimo kurohama. Ndabona ibintu birimo kurohama ubanza bitoroshye nakana gato. Bonjour. Pale ni kuporo Bisengimana, pale ni Goma, hapa kuporo Bisengimana. Fasi ya kunawia mikono. Ni wa polisi ndio walikuwa nakimbizana na matrapine. Trapine walikatala na wa mikono. Ile pia ukimbizana, trapine na swata mpaka MAI. Njoo ile unaona kwa bulula iko MAI. Basi hapa soda wetu na kama mtu anakatala kunawa mikono, njoo maiko na mkimbiza unatamu huo. Si government kwa ona hivyo te vraiment. Kisha mtasema nguko ngayo. Yes, turi muri update rero nukunguko tugiye kuzajya tubaha amakuru nzajya nza nkubita ni kubitira rwose amakuru iminota 20 iminota 30 mpite nigurukira nsubire gushakisha andi makuru namwe musigare mureba yo ngayo kugira ngo tuzajye tubageza ibiganiro byinshi mu masaha cyangwa ku munsi tubageza amakuru menshi cyane iminota mike ariko tubagezaho ibiganiro byinshi cyane. Niba utarakanda subscribe bro yikande kugira ngo utazajya ucikanwa nibigezweho. Ni fighter wakoze cyane in a gen official cha